ntimuzigere muryamana. Ubu bwoko bw'abakobwa ngiye kukubwira ntimuzigere muryamana, kabone n'iyo waba ubishaka cyane cyane, mbese amarangamutima yawe uri kumva ko utashobora kuyakontorora. Ntuzigere uryamana n'abakobwa, bitari ibyo bizagutera ubutindi, ubuhanya ndetse n'ubugegera. Ntuhagire na kimwe n'ikintu na kimwe uzigera ugeraho mu buzima. Ese ubu bwoko ni ubuhe? Ubu bwoko ni bwande? Ese ni ubuhe bwoko? Ngiye kubibagezaho. Nitwa Sharif, hano kuri Sharif TV bahaye ikaze. Ubundi mu buzima bwacu busanzwe bwa buri munsi, buri muntu wese yumva imibonano mpuzabitsina ari ikintu cyiza, cyangwa se buri muntu wese normal physiology, cyangwa se uko umuntu aremwe bigira naho yumva yifuje, kandi nta n'ikintu cyahuye nacyo cyamustimira cyangwa se cyamwereka ko ashaka imibonano mpuzabitsina. Ariko uko waba ubishaka kose, uko waba wumva wabishegeye, uko waba wumva ushaka kubikora cyane kose, niba ushaka ubuzima cyangwa kwirindira impukiro, uzirinde bano bakobwa bane ngiye kukubwira. Ntuzigere uryamana n'abakobwa bane ngiye kukubwira. Reka tujye ku bwoko bwa mbere bw'aba bakobwa. Ubwoko bwa mbere, umukobwa uzajya wumva ko kuryamana nawe ari igishoro. Abo bakobwa bumva ko kuryamana nawe ari igishoro, akenshi banabikora batanabishaka, kubera ko buri wese aba ari guteganya inyungu ye, ngo win win. Urye turyamane, nanjye nkurye, nawe ungire iby'inyishyu. Bivuge ko we ari kubona ko kuryamana kwawe nawe ari igishoro. Mu kuryamana kwanyu hagati yanyu we ni igishoro. Uyu mukobwa, wa musore we, wa mupapa we, niba ushaka ubuzima bwiza, uyu mukobwa uzamwirinde. Nakubwiye ngo uwa kane we araza kugutungura. Uwa kane nawe uribaza ati se uyu wa kane we kawe ahantu hose aba ari, uyu wa kane kuki ari bo abantu bose bakunze kuba baryamana nawe? Ese bigenda gute? Kubera iki buri muntu wese yumva ko uyu muntu ari we yumva yaryamana nawe? Niyo mpamvu uyu wa kane aragutungura cyane. Niyo mpamvu uri kukubwira ati niba wahisemo kumva iyi video, yumve kugeza irangiye. Iragusigira ubushobozi bw'imitekerereze mizima, ndetse n'uko uburyo wajya ujonjora abantu muryamana nawe mutagomba kuryamana. Katujye ku wa kabiri rero. Umuntu wa kabiri ni umuntu ufata nk'aho kuryamana nawe ari impuhwe yakugiriye. Akumva ko kuryamana, niba mugiye kuryamana ntimuwakugiriye, wamuforusinze, wamwinginze, nyine akumva ko ari we hagiye kubikorera, atari we ugiye kubyikorera ubwe. Ibyo bikunze kubaho cyane kuri bantu usanga ngo hoya ngo nuko ari wowe ngo ni uyu mukobwa ni muryamana azakwangiriza hazaza. Uyu mukobwa ni muryamana azakwangiriza hazaza. Kubera iki? Niyo ngira gushaka kuryamana n'umuntu wenda weho ntakubone, akabona n'undi muntu wenda ubimukorera, wenda akaba yamutera inda, cyangwa se akaba asexual adjacent, ku buryo ajya yifuza imibonano cyuza cyane, iyo bita addicted, cyangwa se kubatwa. Bikagira naho wenda sex zamubera imbogamizi y'ubuzima bwe, azajya ahora agushinja ko ari weho muntu watumye ubuzima bwe bwangirika. Azajya ahora agushinja ko ari weho gitera, ari weho satani w'ubuzima bwe, kandi nawe yari abishaka icyo gihe, ariko ngo nuko yabigukoreye. Umuntu uzaryamana nawe, umuntu muzaryamana ari kuvuga ati nuko nabigukoreye, nakugiriye impuhwe. Nshuti yanjye, niba ushaka ubuzima bwiza, uwo muntu uzamwirinde. Reka tujye ku muntu wa gatatu. Nakubwiye uwa kane we aragutungura.
wa gatatu rero ni wa muntu uzumva ko sex ntacyo bimutwaye, ntacyo bimaze. Sex, wa muntu wumva ko sex ari akantu gatoya, kuryamana nawe ni akantu gatoya, ni nko kureba, ni nko kujya gufana match rero. Uyu mukobwa ntimuzigire muryamana, uzaba wumva ko sex nta kintu bimutwaye, kuba mwaryamana nta kibazo, byose byemewe. Nshuti yanjye, Ndakenga yishwe n'umututizi. Uwo n'umunyagani w'umunyarwanda yavuze, uwo muntu azakwangiriza ubuzima. Ubundi abahanga mu by'imitekerereze cyangwa abahanga mu bugeni bavuze ko bagereranyije kuryamana n'umuntu ari nko gufata impapuro ebyiri, warangiza ugashyiramo alcohol mo hagati cyangwa se ugashyiramo ibintu bifatana mo hagati, warangiza ukazifatanya neza, warangiza kuzifatanya ukazongera ukazifatanura. Uko rumwe rugenda rwaguka n'urundi, cyangwa se rumwe rugenda ruseparatingana rwometseho n'agace gato k'uwundi, niko abahanga bavuze ko sex bikorwa rero. Niyo mpamvu umuntu rero wamenyereye kurya aryamana na buri muntu wese yumva ko ari akantu gasanzwe. Nshuti yanjye, ashobora kumva ko ari umusirimu, kumva ko wenda ari umunyamujyi, ariko nshuti yanjye, uyu muntu aba afite imico idasanzwe yagiye akura hirya no hino, yarangiza we harabikuzaniweho umuhungu w'inzirakarengane, nawe ubwawe ngo ugiye kubijyana ibyo bintu byose. Niyo mpamvu nshuti yanjye, uyu muntu ntimuzigire muryamana. Reka tujye ku wa nyuma, ari wa wundi nakubwiye ngo aragutangaza, wa wundi wumva ko buri muntu wese nakubwiye ngo aragutangaza. Umuntu wa kane rero akaba ari nawe utunguranye cyane, ari uteje ishozi. Ni umuntu mukundana akaba azi ko icyo uri kumushakaho ari ukuryamana nawe. Inshuti yanjye, umuntu muzakundana ukabona ashishikaje cyangwa se ikintu ari kubona kikuri imbere ni irari ry'umubiri gusa, ikintu uri kubona ushaka ni irari ry'umubiri gusa, uwo muntu aragatsinzwe n'Uwiteka. Wenda mumbabarire kubatuka, oya, wenda hari ababyita ngo kuryamana n'abakobwa ngo n'ubundi ngo sheri wawe nta birenze, ngo muba muri kubaka urukundo. Really? Ndabyemera nibyo, ariko se niba ikintu kubonamo kizima ntacyo, aho ikintu ubona abona ko muhuzwa n'irari, bivuge ko hagati yanyu nta rukundo rwanyu ajya ashyiramo, cyangwa se intolerance kugira ngo wenda abe yanagukumbura, ahubwo yumva ko weho impamvu mukunda cyangwa se umutereta muri kugendana n'irari, muri guhuzwa n'irari ryanyu niryo ryo kugira ngo byibuze ngo ribahuze. Niyo mpamvu nshuti yanjye, uyu muntu ntazigera agira icyo akugezaho mu buzima, azakwangiriza ubuzima, narangiza anagusige. Yitwa Sharifu. Aba bakobwa bane nkubwiye ntimuzigire muryamana. Reka duhure no mu bindi biganiro.